Umwana rero uyimuhahamura. Babyeyi mujye mugerageza kuba inshuti z'abana banyu, kuko iyo muri inshuti guhera akiri mutoya mugenda muganira intambwe ku yindi, ukamenya ibimushimisha, ukamenya ibimubabaza, bityo bigatuma umenya noneho n'uburyo wamuganiriza, umenya uburyo igihe afite ikibazo nk'icyo cyo kunyara ku buriri muri bubivuganeho, uri bumugire inama kandi mu rukundo. Wimuhaniraho abandi bana bareba, wimugira akabarore, wituma abantu bamukoreraho urugomo cyangwa bamenya ngo niwe unyara ku buriri, ngo ubwo ari kanaka, ngo ubwo byagenze gutya, ngo niwe wabikoze. Oya, ntabwo ibyo bintu ari byiza, kuko uzi ko ibyo bintu bikomeretsa abana mu marangamutima. Ugasanga umwana yakuranye igikomere akumva aranzwe kuko niwe unyara ku buriri wenyine, abavandimwe be ntibanyara ku buriri. Ugasanga niwe uhora utoteza, ugasanga rero afite igikomere ku mutima, akumva yaranzwe, akumva yaratawe. Ibyo rero bimugiraho ingaruka no mu mikurire ye. Ugasanga ni wa mwana utagira ijambo, wa mwana udakunda aho abantu bari. Kubera iki? Ari kwanga ko nagera aho abantu bari ashobora kugera ya shusho imurimo ishobora kumugarukaho, akaba yakumva wenda bashobora kumuseka, akaba ari wa mwana udashobora gutera urutoki mu ishuri ngo asubize, kuko yumva nyine nta jambo afite, kuko atabyemerewe. Bivanye n'iki? Bivanye n'uko yanyaraga ku buriri, ukamuhana nabi, ukajya umuteza abandi bantu. Ntabwo ari byiza rero. Umwana mwegere, umubwire ati ibi bintu bikubaho nta ruhare wabigizemo. Umufashe najya ajya kuryama, umufashe kubanza gukora pipi mbere yo kujya kuryama. Niba ari mukuru kandi umubwire ko atari byiza kuba yanywa ibintu birimo kafe, ibintu birimo amafanta, kuko biriya nabyo bituma inkari zikora vuba. Ibyo nabyo bimubuze, wenda nagera saa 12 ibintu byo kunywa abihagarike. Noneho namara kujya kuri iyo ritime, niba ari mukuru akiri umwana ushobora kumubyutsa nka nyuma y'amasaha 3 muryamye, wenda wabuze ibitotsi cyangwa nawe wiprogrammye. Ibintu byose kuba umubyeyi no kwigomwa. Umwana murabizi, kugira ngo utwite umwana, umubyare, umurere, bisaba kwigomwa. Uba warigomwa ibintu byinshi, kuba wenda ari wowe papa uri kubarera, mama yaragiye gushaka amafaranga ahandi, kuba se wenda uri kurera abana wenyine, bisaba nyine ugira icyo utakaza kugira ngo umwana wawe abe nk'uko ubishaka. Rero niba uryamye nijoro umwana afite ikibazo cyo kunyara ku buriri, gerageza nyuma y'amasaha 3 ugende umukangure, umujyane kuri toilette. Ushobora kumva ati akana kanjye ni nkakangura, karabura ibitotsi. Reka umwana leta yongera afatireho, ubuzima bukomeze. Niba ari mukuru umushyiriremo reveil, umubwire ati nyuma y'igihe iki n'iki, mbese umutoze kumva atekereje ko agomba kujya kunyara kuri toilette. Ibyo bintu bimutoze, bibe umuco. Uzarebe nk'iyo nawe ufite nk'urugendo, wenda hari ahantu uri buzindukire mu ntara, cyangwa ufite gahunda yihutirwa, urara kubera wabitekerejeho cyane, uzi ko ujya ubyuka mbere ya reveil. Nawe rero kuko mwabiganiriye, wamweretse ko atari uruhare rwe ariko ashobora gushyiramo imbaraga akabikira, bishobora kumufasha. Noneho ya reveil yajya ivuga, akajya kuri toilette agakora pipi, akagaruka akaryama. Ariko nanone uko abikora buri munsi, uko abimenyera, bigeraho bikamujya mu mutwe, agatangira kujya yikangura igihe kitaragera. Noneho akabyuka akajya kuri toilette, ukazajya gutegereza ugasanga cya kibazo cyarangiye utanabizi. Ariko niba agifite icyo kibazo, nanone mufashe, umutozi ko ugomba kumufasha nawe akagira isuku, akagira uruhare mu gutunganya ibyo ngibyo yanyayemo. Icyo gihe bizamurinda kugira ipfunwe, azumva nta pfunwe afite kuko nawe yagize uruhare rwo gusukura ahantu yanduje. Ariko ubimubwire abikore neza, atari mu buryo bw'igihano. Mubikore mu rukundo, umufashe, apana kubikora si we wabinyayemo, genda ujya kwanika amatera, genda amashuka ari wowe yafura. Atari ibintu byo kumutoteza kugira ngo atumva ko ari igihano, ahubwo abikore nk'aho ari kwikorera isuku. Niba ngombwa n'abavandimwe be bamufashe, nawe agira uruhare muri icyo gikorwa. Icyo gihe nawe biramufasha mu buryo bw'amarangamutima.